Mwami Yesu nashimwe cyane. Nitwa Pastor Cyuma Jean Claude. Itorero ni Orebe Ministry. Twishimiye kongera kubonana namwe kandi twishimiye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero Dawidi we yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni itabaza y'ibirenge byanjye. Bivuze ngo mu gihe ijambo ry'Imana ari urumuri ku buzima bwawe, hari ibyo utasitaramo, hari ibigeragezo utajyamo, hari n'ibigeragezo wacika, hari n'ibigeragezo wanesha, kubera ko ijambo ry'Imana riri muri wowe. Muribuka ubwo Satani yajyaga kugerageza Yesu, iyo dusomye hariya muri Matayo ibice 4, ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu nubwo yari mu masengesho iminsi 40, ariko icyatumye Yesu anesha Satani nuko Yesu muri we harimo, muri we yari we n'ijambo, nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Yohana igice cya mbere tangiye ku murongo wa mbere. Mu mbere na mbere hariho jambo, uwo jambo yahoranye n'Imana, nta na kimwe kitaremwe nawe. Rero bivuze ngo iyo ufite ijambo muri wowe, ijambo rirarema, ikarema bya bindi bitari bihari, ikarema ubuzima bushya, ikarema iterambere, ikarema igitangaza kitari gihari. Kuko nabwiye abantu ko igitangaza ari bya bindi utaruzi ko byakorwa ku buzima bwawe, iyo bikozwe biba bibaye igitangaza. Rero igitangaza tukibona mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mukundwa muvandimwe, mu gihe cyose wishingikirije ku ijambo ry'Imana, mu gihe cyose fondasiyo yawe ari ijambo ry'Imana, hari ibigeragezo uzatsinda, hari intambara uzatsinda, hari ubuzima uzanesha, nkuko Kristo yanesheje ari we jambo, kandi ijambo akaba ari muri wowe. Igihe cyose rero birema ibintu bishya ku buzima bwawe. Rero nagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ijambo riri muri Zaburi 103, dutangiriye ku murongo waho wa 3. Ijambo ry'Imana avuga ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Amen. Muvandimwe muri Kristo Yesu urimo kunyumva, ndashaka kuvuga ku ijambo ry'agakiza. Agakiza gakubiye mu bintu bitatu. Umuntu ashobora gukizwa akakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Bivuze ngo avuye mu byaha, akareka ibyaha, gatandukana n'ubusambanyi, gatandukana n'ubujura, gatandukana n'urwango, agatandukana na kamere zose n'ubuzima yararimo bumujyana inyuma y'ubushake bw'Imana. Ikindi cya kabiri, umuntu ashobora gukizwa indwara yararwaye cyangwa se ibibazo yarafite. Ikindi cya gatatu, umuntu ashobora gukizwa umujinya w'Imana ntumugereho. Mbese umuntu igihe cy'impanda cyavuga Kristo umunsi azaza nawe akajya mu bwami bw'Imana. Ubwo ni uburyo butatu. Umuntu rero ashobora gukizwa ndetse akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Iyo ni processus ya mbere. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hakaba hari abantu dufite bavuga bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko bageze mu by'Imana babihindura ibisanzwe.
bageze mu by'Imana barabimenyera. Bageze mu by'Imana nubwo bari mu nzu y'Imana, ni abapagani bo mu rusengero, ni abapagani basenga, bagaragara ko bambaye uruhu rw'intama ariko muri bo ari amasega aryana. Abo rero nibo bwa buryo baza mu nzu y'Imana bakishushanya. Ariko icyo nshaka kukubwira, gukizwa ni uguhinduka. Gukizwa ni ukuva mu byaha. Icyaha ni iki? Icyaha ni ikintu gituma udakora ubushake bw'Imana. Icyaha ni ikintu gituma Imana itakubona nk'umwana w'Imana, kandi abantu bakubona kuri umwana w'Imana. Iyo uri umunyabyaha ukaba wanga kureka icyaha, Imana iyo ikurebye irababara cyane, kuko Kristo nta kindi cyamuzanye. Kristo yaje kudukura mu bubata bw'icyaha. Mu gihe cyose rero mwene data wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba ukiri mu busambanyi, ukaba ukiri mu bujura, bibabaza Kristo, bibabaza Yesu, bibabaza umwami Imana. Imana irababara. Ubuciye amazi umurimo wa Kristo ku musaraba. Kristo yemeye kubabara, Kristo yemeye guteseka, Kristo yemeye kujya ku musaraba kugira ngo nge nawe dukizwe. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Nagira ngo mvuge ku byerekeranye no kubabarirwa ibyo wakiraniwe byose. Wari umunyabyaha, Kristo aragupfira. Niba uteye intambwe ukaza muri Kristo Yesu, tandukana n'izo nzira, tandukana n'ubwo buyobe, tandukana n'ibyo bikorwa, wikomeza kuba wa wundi, kuko Imana niyo igukiza gukiranirwa kose, ngo niyo ibabarira, arakubabarira. Yemeye gutanga umwana we w'ikinege ngo kugira ngo abamwizera batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohani 3:16 ratubwira ngo nicyo cyatumye ngo Imana idukunda yemera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo tutarimbuka. Iyo niyo nzira yonyine, inzira yo gukizwa ibyaha, inzira yo kuva mu byaha, inzira yo gutandukana n'ikibi, inzira yo gutandukana no kuroga, inzira yo gutandukana n'ubwicanyi. Uri mu nzu y'Imana ariko uracyafite ishyari, uritwa umukristo ariko uracyagira urwango muri wowe, uracyasebya abandi, uracyavuga abandi nabi, uracyagenda nabi, uracyari mu bujura, uracyari mu businzi, kandi uri mu nzu y'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, yakubabarira. Nkunze kubwira abantu iki kintu, nkabwira ni gusaba imbabazi no kwihana ni ibintu bitandukanye. Iyo wihannye ntabwo wongera gusubira muri za nzira. Iyo wihannye ntabwo wongera gukora bya bikorwa wakoraga. Ariko turi abantu dusaba imbabazi uyu munsi, ejo tukongera tugasubira mu byaha, ejo tukongera tugasubira mu bibi. Ariko si icyo Imana igushakaho, si icyo Imana inshakaho. Icyo Imana igushakaho iravuga ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Wijya kure y'Imana kubera ko ubona uri mu byaha, ahubwo egera Imana. Wijya kure y'agakiza, ahubwo egera gukizwa. Agakiza n'ahandi kaboneka. Agakiza ntabwo kaboneka mu kunywa ibiyobyabwenge, agakiza ntabwo kaboneka mu businzi, nta mahoro y'umunyabyaha. Ariko agakiza kaboneka mu gihe ubabariwe. Haleluya. Ikindi cya kabiri, ijambo ry'Imana ngo agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Murabizi umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Umuntu agizwe n'umubiri, ukagirwa n'ubugingo. Haleluya. Ukagirwa n'umwuka wawe.
amen. Ibyo bintu uko ari bitatu ijambo ry'Imana rirambwiye ngo aho ngaho ku murongo wawo wa 3 ngo agakiza indwara zawe zose. Icyo ni cya gihe umuntu aba baswe na karande z'indwara, ibibazo bimwuzuye. Iyo umaze gukizwa, ugakizwa neza, ukareka ibyaha, ugareka ingeso mbi, ikindi cya kabiri Yesu agukiza indwara ufite. Hari indwara zizanwa n'ibyaha, hari indwara zizanwa n'ibyaha. Izo ndwara rero zizanwa n'ibyaha, iyo ukijijwe Kristo araza izo ndwara akazikiza, ubugingo bwawe bugakira, ubugingo bwawe bukarokoka, ubugingo bwawe bukaba buzima, ntiburimbuke. Haleluya. Ikindi cya gatatu ngo akakwambika imbabazi no gukiranirwa no kugirirwa neza nk'ikamba, ugatangira ukagirirwa neza. Iyo umuntu ari mu byaha ntabwo ashobora kubona ineza y'Imana, ariko iyo uvuye mu byaha ugatandukana n'ibibi, ugatangira kunezeza Imana, ugatangira gushimisha Imana, ako kanya ikintu kikubaho, ineza y'Imana iraza ikaba kuri wowe. Ubuntu bw'Imana, ineza y'Imana, urukundo rw'Imana ruraza rukaba muri wowe. Ya neza y'Imana rero iguha ibyishimo aho utari ufite ibyishimo, ahari susi, ahari umubabaro, ahari agahinda, Kristo araza akagushyiramo umunezero, akagushyiramo ibyishimo, ukumva nta mafaranga ufite ariko ukumva muri uranezerewe, ukumva muri wowe ufite amahoro. Amahoro n'ahandi aturuka, ineza y'Imana ituruka mu gihe wamaze gukizwa. Ndakwifuriza uyu munsi wa none rero kwegera agakiza. Ndakwifuriza uyu munsi wa none gutera intambwe mu gakiza. Ndakwifuriza uyu munsi wa none kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nta wundi waducunguriwe, nta wundi wadutambiwe, nta wundi wadufasha muri izo nzira urimo, muri ako gahinda urimo, muri uwo mubabaro urimo, muri ibyo bibazo urimo. Ushobora kugukiza, ushobora kugutabara, ushobora kukurengera ni Kristo Yesu. Ariko nta handi biva, ni ugutera intambwe mu gakiza, ugakizwa, ukemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukanga gukorera umwami, wa mwami ugushyira mu byaha, ukihakana umwami ukuyobora mu nzoga, ukuyobora mu businzi, ukuyobora mu busambanyi, ukemera umwami uguha amahoro, uguha umunezero, uguha ibyishimo. Ubugingo bwawe ntiburimbuke, ubugingo bwawe ntibuzimire, ubugingo bwawe ntibuyobe, ahubwo ukatira amahoro. Uyu munsi wa none urara udasinziriye, uyu munsi wa none ufite indwara mu bugingo bwawe, uyu munsi wa none ufite agahinda kadakira, uyu munsi wa none ufite stress, uyu munsi wa none uraryama ntusinzire. Nagira ngo nkubwire ngo hari Kristo Yesu. Haleluya. Uwo Kristo Yesu namara kwinjira muri wowe azagukiza ibyo bintu bitatu. Azakiza umubiri wawe, akize umutima wawe, akize ubugingo bwawe. Haleluya. Kubera yuko we afata hose. Haleluya. Abantu bashobora kuba babona umubiri wawe ariko muri wowe harimo ibikomere. Ibyo bikomere ufite, ako gahinda ufite, uwo mubabaro ufite, nagira ngo nkubwire ngo nta kindi cyagukiza. Ntabwo ari ukujya kunywa inzoga ngo wibagize umubabaro ufite, ntabwo ari ukujya kunywa ibiyobyabwenge ngo wibagize agahinda ufite, ariko nutera intambwe gusa ukemerera Kristo Yesu akajya muri wowe, akiza umubiri wawe, agakiza ubugingo bwawe, ndetse n'umunsi impanda izavuga tuzishimana na Kristo. Ibyo nibyo byiringiro twebwe tugira. Byiringiro byacu nuko nubwo uyu munsi twagaragara nk'abababaye, nk'abafite agahinda, nk'abafite umubabaro, ariko umubabaro wacu muri Kristo Yesu dufite byiringiro ko hari Imana idutegurira. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga, iyo dusomye muri Yohana ibice 14 tugatangira ku murongo waho wa mbere kumanuka, ngo bene data ntibuhagarike imitima ngo yanyu, ngo mwizere Imana, mwizere Kristo, ngo kuko ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo yaba adahari ntabwo mba nabibabwiye. Ni Kristo Yesu wari wavuga ngo ntabwo azadusiga, ntabwo azaduhana, azaza dutware aho azaba ari, natwe niho tuzaba turi. Nagira ngo nkubwire ngo muri iyi si nubwo wabaho imyaka ingahe, ubuzima ni butoya, ubuzima ni buto, ubuzima ni buto.
nagira ngo nkubwire ngo muri ubwo buzima rero reka kubukinisha, reka gukina n'ubwo buzima ujya mu biyobyabwenge, reka gukina n'ubwo buzima ujya mu busambanyi, reka gukina n'ubwo buzima ujya mu bintu bitanezeza Imana. Shaka uburyo unezeza Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Icyaha byose waciyemo, inzira zose wanyuzemo, niwe ubabarira. Arakubabarira uyu munsi, arakugirira impuhwe, arakugirira imbabazi. Reka dusenge hamwe, reka dusenge Imana. Niba wumva wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nagira ngo nkubwire ngo ushaka ko tugufasha, hari nimero ziri aho ngaho, wazibona aho ngaho munsi kuri kamera yacu. Izo nimero wazihamagara, hanyuma tukagufasha mu nzira y'agakiza. Utari wabatizwa mu mazi menshi, amazi arahari. Utari wakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, Kristo, ubuntu bwa Kristo buracyahari, wakizwa. Impanda ntiyari yavuga, Kristo aracyari kumwe natwe, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19, iravuga ngo nuko ngo mugende mubwirize ubutumwa amahanga yose, mwabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ngo nuko nzabana namwe kugera ku mpera y'isi. Nta yindi misiyo rero Yesu yaduhaye, ni misiyo yo kugufasha, yo kugukura muri izo nzira urimo, kugukura muri ibyo bibazo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ndagutangariza ikintu kimwe: izere Kristo Yesu. Ni wizera Kristo Yesu, hari ubutabazi. Iyo ndwara urwaye Kristo yayikiza. N'uyu munsi ariho, n'uyu munsi aranesha, n'uyu munsi ari kumwe natwe, kuko yaravuze ngo azabana natwe kugeza ku mpera y'isi. Ari kumwe natwe rero, reka dusengane. Mana Data, mu izina rya Yesu dusengeye umuntu ugiye kumva iri jambo ryawe, ndetse n'abari gukurikira iri jambo ryawe. Iri jambo ryawe ribafashe. Utubwiye yuko muri iyi nzira dushobora kubabarirwa ibyo twakiraniwe byose, ukadukiza indwara ziri mu bugingo bwacu, ndetse ngo ukaduha imbabazi no kugirirwa neza bikatubera ikamba. Reka uyu muntu urimo kunyumva, ineza yawe imubeho nk'ikamba. Niyemera gukizwa, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, abone akagakiza, abone iyo neza yawe nk'ikamba. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.